Ndabasuhuje bakunzi b'Ingenzi TV muri kumwe nanjye Studio Habimana ubifuriza ibyiza bituruka ku Uwiteka. Kamayirese Jean d'Amour uyobora Rwanda Leather Association yungutse umushoramari Hisham Gazali wo mu gihugu cya Misiri uzabafasha guteza imbere impu. U Rwanda rukomeje gukataza mu mutekano bigaha umunyarwanda ubwisanzure mu iterambere n'ishoramari, bikaba ikiraro cyambukirwaho n'abanyamahanga gushora imari mu Rwanda bikazamura imibereho. Aha niho hatumye umushoramari uvuka mu gihugu cya Misiri ariwe Hisham Gazali aza mu ruzinduko rw'akazi mu Rwanda. Uyu mushoramari Hisham Gazali azwiho ko ariwe CEO, bisobanuye ko ari umuyobozi mukuru wa Leather and More Company. Amakuru meza kuri Rwanda Leather Association nuko uru ruzinduko rw'uyu mushoramari rugamije kureba amahirwe yo gushora imari mu rwego rw'inganda zitunganya impu z'inyamaswa. Mu ruzinduko rwe Hisham Gazali yasuye abakora ibikomoka ku mpu mu Rwanda bibumbiye muri Rwanda Leather Association iyobowe na Kamayirese Jean d'Amour. Ibiganiro bagiranye byibanze ku buryo hashyirwaho ishoramari rihamye mu rwego rw'impu, cyane cyane kuzitunganya zikava ku matungo magufi n'amatungo maremare, hagamijwe kongera agaciro kubikorerwa mu Rwanda. Iyi iracyari Ingenzi TV, naho ndi Studio Habimana. Itangazamakuru naryo ntiryatanzwe mu kiganiro n'umushoramari ukomoka mu gihugu cya Misiri Hisham Gazali. Humviswe byinshi bizazamura ba rwiyemezamirimo muri Rwanda Leather Association iyobowe na Kamayirese Jean d'Amour. Ikiganiro n'itangazamakuru, Hisham Gazali yatangaje ko yishimiye cyane uko yakiriwe n'ibikorwa yabonye by'abanyamuryango ba Rwanda Leather Association. Avuga ko byamuhaye icyizere cyo gushora imari mu Rwanda. Yagize ati, nakiriwe neza kandi ndishimye cyane, ndi umushoramari mu nzego zitandukanye zirimo ubuvuzi, ubworozi n'izindi. Ngamije kuba umwe mu bashoramari bashora imari mu Rwanda dufatanije na Rwanda Leather Association dushinge uruganda rutunganya impu. Nzatanga igisubizo vuba mu cyumweru kimwe cyangwa bibiri, ariko ntibizarenga ibyumweru 4. Nzava mu Rwanda ntanze umurongo uhamye w'imikoranire. Ku ruhande rwa Perezida wa Rwanda Leather Association Kamayirese Jean d'Amour yavuze ko uku kugenderwa n'abashoramari b'abanyamahanga ari umusaruro wa politiki nziza y'igihugu mu gukurura ishoramari, by'umwihariko uruhare rukomeye rwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Yagize ati, turashimira nyakubahwa Perezida Paul Kagame washyigikiye cyane urwego rw'impu rwari rwarasigaye inyuma. Uruzinduko rwe mu bihugu bitandukanye no kugaragaza amahirwe y'ishoramari byatumye abashoramari baturuka mu Misiri batugana. Turateganya gukorana nabo dushyireho uruganda, bityo twambika abanyarwanda ibikorerwa iwacu. Iri shoramari ritezweho kongera umusaruro mu rwego rw'impu, guhanga imirimo mishya, guteza imbere ubumenyi mu nganda no kugabanya ibicuruzwa bitumizwa mu mahanga, bigendanye n'icyerekezo cy'igihugu cyo kwihutisha inganda n'iterambere rirambye. Umunyamuryango wa Rwanda Leather Association nawe yishimiye uruzinduko rw'umushoramari wabasuye kuko bigiye guha agaciro ibyo bakora. Iyi ni Ingenzi TV, naho ndi Studio Habimana.